Iyi ni imwe mu nkuru zibabaje cyane ziri kugarukwaho n'abantu batandukanye. Uyu mwarimu wigishaga muri kaminuza imwe ya hano mu Rwanda, yari lecturer muri kaminuza ya East African University of Rwanda. Ni umwe mu bantu urupfu rwe rwababaje abantu benshi cyane mu by'ukuri, cyane ko hari benshi bamunyuze imbere, abo yagiye yigisha mu bihe bigiye bitandukanye. Urupfu rwe rero rusa nkaho rwatunguye abantu mu buryo butandukanye. Abo yigishije, abo yahaye ubumenyi bagiye batandukanye, bakomeje gushengurwa n'urupfu rwe, ndetse murabizi ko kwakira urupfu ari kimwe mu bintu biba bikomeye cyane. Harimo kugeza uyu mwanya abatari biyumvisha ko uyu mulecturer yamaze kuva kuri iyi si y'abazima. Iyi niyo nkuru tugiye kugarukaho, ariko icyo ngamije ni ukugira ngo mbibutse ko mu isi turi abashyitsi. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tubagezaho, ariko reka gusabe wowe udukurikiranye ari ubwa mbere ukande subscribe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Hanyuma abadukurikiraniye hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu mahanga, mwese ndabasuhuza cyane, mbashimira uburyo mukomeje kugenda mubana natwe, ariko kandi abatameze neza namwe mwihangane, mwese niko bigenda, ariko Imana niyo mugenga wa byose. Hanyuma nanjye nihanganisha n'umuryango w'uyu mubyeyi mu by'ukuri wavutse muri 1992, byumvikana ko yari ari mu kigero cy'imyaka 34 gutyo. Agiye akiri mutoya, ndetse yari afite umugabo ndetse n'abana, ariko kandi nanone iki ni cyo gihe Imana yashimye ko ava muri iyi si y'abazima. Kandi Imana ntawayibaza ngo mbese urakora ibiki, kubera ko ibintu byose ibikora uko yabigambiriye ndetse uko yabitekereje, kandi nyine mu bumana bwayo nta kosa igira. Ibintu byose Imana ikora, nta kintu na kimwe Imana ikora kitari twakwita ikosa. Imana nta kosa igira, ahubwo nyine ubwo nibwo bumana bwayo. Hari korari yaririmbye iravuga ngo ishobora gukinga cyangwa igakingura, nibwo bumana bwayo. Ishobora kuguha ubukire cyangwa ikagukenesha, ubwo nibwo bumana bwayo. Ariko Bibiliya iravuga ngo Imana ishyira ikuzimu, ariko kandi igakurayo, irakiza kandi igakenesha, nibwo bumana bwayo. Rero umuryango w'uyu mubyeyi mu by'ukuri navuga ngo bakomere kandi bihangane. Ndatekereza ko badakwiriye guheranwa n'agahinda. Nibyo koko kubura umuntu ntabwo ari ibintu byoroshye. Urupfu ni ikintu umuntu adapfa kumenyera uko yiboneye, ariko Imana yonyine nyir'ihumure ryose ibahe gukomera, kandi bizere ko mu gitondo cy'umuzuko bazongera bagahura. Kandi nubwo mu isi tubabara, ariko hari aho tuzagera tutababara. Uyu mulecturer biravuga ko yari umwe mu barimu bakomeye cyane bigisha muri kaminuza ya East African University of Rwanda. Akaba rero yayikoragamo yigisha, atanga ubumenyi. Birumvikana hari n'amakuru nagiye numva ko bijyanye n'uburyo ki yari umuhanga mu gutanga ubumenyi. Ngo hari n'ibindi bigo cyangwa se ahandi yajyaga gutanga ubwo bumenyi. Hanyuma kimwe mu bintu abantu bari kugenda bibaza bati ese byagenze gute, ese uyu mwarimukazi bigenze gute? Nyine hari ukuntu umuntu muba muri kumwe nk'uyu munsi mwirirwanye mu kazi, ukajya kumva inkuru ngo nimugoroba arapfuye cyangwa se ejo arapfuye. Nyine kubyakira ukumva ko bigoranye cyane. Abantu rero batunguwe cyane, ariko kandi abantu bo baratungurwa, ariko Imana ntabwo itungurwa. Bikaba bivugwa ko rero yishwe n'uburwayi, ngo yishwe n'uburwayi. Ariko mw'abantu mwe wumve ngo abantu bababaye, abanyeshuri yigishije. Birumvikana uburyo umwarimu, umurezi aba yaratanze ubumenyi ku bantu benshi. Abantu baba baramunyuze imbere baba ari benshi cyane mu by'ukuri. Nk'ubu hari nk'abarimu mbanzi batwigishije za primaire na secondaire, tukiri abana b'imyaka 5, 6,
na n'uyu munsi bakigisha, uhita ubara abanyeshuri bamunyuze imbere ugasanga ni benshi cyane. Bivuze ngo abarimu nyine ni abantu bo kubahwa, ni abantu b'agaciro gakomeye. Ubuzima cyangwa se urwego rwose umuntu ageraho yaranyuze imbere ya mwarimu, burya mwarimu aba abifitemo uruhare rukomeye cyane rwo kumuha ubumenyi. Buriya mwarimu ni umuntu ufite agaciro gakomeye cyane. Umwarimu n'umubyeyi w'umumama ni abantu baba bakwiriye kubahwa cyane ku buryo budasanzwe. Uyu mubyeyi rero akaba azashyingurwa kuri iki cyumweru ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa gatatu. Abafite rero uwo mutima wo guherekeza uyu mubyeyi mu by'ukuri bazamuherekeze, kandi mu by'ukuri abantu bakomere, abo biganye, abo bakoranaga ku kazi, abanyeshuri yigishije, abo bose bashenguwe n'urupfu rw'uyu mubyeyi. Bivugwa ko yakoranaga umwete mu kazi ke ndetse n'ubwitange bukomeye cyane. Buriya niba hari ikintu nabonye, ikintu cyitwa ubwarimu, kwigisha, gutanga ubumenyi ndetse no kuvura, abaganga ni bamwe mu bantu navuga ko bakwiriye kubahwa cyane rwose. Bakora akazi gakomeye kandi gasaba ubwitange, gasaba kubyerekezaho umutima. Abaganga bakora akazi gakomeye, abarimu bakora akazi gakomeye, ni abantu rero bo gushimirwa mu by'ukuri. Rero uyu mubyeyi Imana imwakire mu bayo, kandi ngira ngo igihe cye nyine yagikoresheje uko yabishoboye. Hanyuma kandi nanone iyo umuntu agiye biba bigomba kuba isomo ku basigaye, kugira ngo nabo bamenye kuko byagenda kose isi batazayituraho gutyo gusa iteka ryose, ahubwo hari igihe kizagera Imana ikisubiza umwuka wayo. Ibyo rero bitume umuntu wese aho ari ahora yiteguye kandi yiboneze, kuko tutazi umunsi n'igihe Kristo azazira. kandi nanone nubwo Kristo ataza none cyangwa ngo aze ejo, ariko urupfu rwo umuntu agendana narwo umunsi ku munsi. Bibiliya iravuga ngo muhore mwiteguye kandi amatabaza yanyu ahore yaka, kuko mutazi umunsi n'igihe Kristo azazira. Ashobora kuza nk'umujura, cyangwa se akaza mu gicuku, cyangwa ku manywa, cyangwa mu nkoko, cyangwa se akaza umuseke utambitse. Bizaterwa n'uko Imana yabigennye. Rero ni byiza ko umuntu ahora yiteguye, kuko urupfu rushobora kuba rwamutungura umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero, reka mbashimire cyane mwese abakomeza kugenda mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bitandukanye. Imana ikomeze ibahe umugisha. Hanyuma ndabakunda cyane, ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bikugerereho igihe. Mwari kumwe na Dani, duhurire mu nkuru zacu ziri imbere.